Kongo ibibazo bya ejo warabinyoherereje urambwira uti ntabwo ari ndabwira niba witonze barumva ariko ndakomeza ndakurikirana nsanga drone zakoze agashya izi drone rero bivugwa yuko zarashwe na M23 nubwo itarabyemera ngo niyazohereje bivuga yuko ari yazohereje n'ubundi leta ya Kongo binyuze muri guverineri w'iriya ntara yatangaje ko M23 AFC M23 n'u Rwanda ari boroheje ziriya drone kurasa ikibuga cy'indege cya Kisangani ariko bikavuga yuko izi drone AFC M23 ngo yabikoze mu rwego rwo kurinda abaturage b'abasivile bo mu misozi miremire ya Minembwe bari baribasiwe na drone zabarasaga ku manywa na nijoro buri munsi zica abaturage zica inka zirasa insengero n'ibindi bivuga yuko drone zoherejwe zari drone 9 zose kandi amakuru numva ngo zikaba zararashe ku ntego leta reka mbaza ngo wese amakuru nawe bavuze ngo kubera ubunyamwuga n'ubuhanga n'ibikoresho bigezweho ingabo za leta ya Kongo zifite zahanuyemo 8 ntabwo ari byo ko hari uzo berekanye ziri guhira mu rutoki ariko abaturage bahunze bakaba bati tumeona mitumba kuna na aeroport reka so twari imirambo twabonye kuri aeroport umva uko byagenze izo drone uko ari 9 bivuga yuko zarashe command post yahavaga amadrone yose yajyaga kurasa mu baturage kandi zose zarashe ku ntego ndetse ku baturage bahunze bivuga yuko zaje kabiri yego bikavuga yuko habayeho icyo bita secondary cyangwa se guturika kwa kabiri bigaragara yuko aho zarashe n'ububiko bw'intwaro zaje hari nabwo bwaturitse ariko banavuze ko ngo ukurikije ngo amasasu zari zifite ngo na amasasu ngo agwa ahantu akavukamo utundi dusasu duto ngo tugenda duturagurika ngo tutemewe ngo tutari conventionnel ibyo bita harya ni ngo n'ubwoko yabyitwa ngira ngo ni crystal bombs ngibyo ntabwo ari bavuze ngo nizamenye nucléaire ngo dusanzwe ngo twubumara tutemewe ngo zazanye ngo ariko ngo icyagaragaye nuko ngo ubuhanga n'ubuhangange n'ibikoresho n'ubumenyi n'ubunyamwuga bw'ingabo za leta ya Kongo byatumye bazirasa zitageze reka ngo ibimenyetso rero ko ari ukubeshya icyambere nuko abumvisha uburyo guturika kwabaye ku kibuga cy'indege habayeho kurasa ndetse haza kuba kundi guturika nyuma y'aho izo drone kamikaze zaguyeho zaguye ikindi cyongereyeho kuva barasa kuri aho zari kuri command post ya drone aho zahagurukaga ntabwo mu misozi ubaza abantu bari mu Minembwe kuva icyo gihe nta drone zongera kurasa mu Minembwe ikigaragaza yuko bishobora kuba koko byaragize impact ishobora kuba ifatika n'abaturage bari bahunze kubera urusaku ry'ibyo byumvise mu birometero harya ibirometero 17 uvuye mu mujyi bishobora kuba izi drone zarakoze akazi gakomeye bivuga yuko zakoze urugendo rw'ibirometero 200 bituma turakone hanyuma se ibyuko leta ya Kongo iri kubishinja u Rwanda urabyumva ute icyo leta ya Kongo idashinja u Rwanda ni iki ko haramutse hapfuye n'inka bavuga n'umutingito bavuga ko ari u Rwanda ibyo ni ibintu bisanzwe cyane nta nubwo twanabitindaho ariko si ubwa mbere tubonye AFC M23 ikoresha drone ndetse no mu bintu mu minyago bagiye bafata ibyo bafatiye kuri Goma warazibonye za drone bafatiye kuri Goma ku kibuga cy'indege ntabwo ari kamikaze zakorewe mu gihugu cya Belarus ntabwo wazibonye cyane none se utekereza ko zitari mu bubiko bwazo batazifite kuko depo uribaza uti drone zafatiwe Goma zagiye izafatiwe Kavumu urabizi ko cyari igicumbi cya drone zagiye hehe izagiye zifatirwa ahandi hantu hatandukanye zagiye hehe kuko kugeza no munsi wa none ugiye kura muri mu bubiko cyangwa se muri mu byasahuwe ku kibuga cy'indege cya Goma hari higanjemo izi drone z'ubwiyahuzi zitwa kamikaze none se zagiye kuko bavuze ngo amahanga
n'imiryango mpuzamahanga ntihugire gusa mu kwamagana, ahubwo ikora igikwiriye kugira ngo ice intege igihugu cy'u Rwanda gikomeje kurasa kuri Kongo, kibasenyera ibikorwa remezo birimo ikibuga cy'indege, kibicira abantu, kinateza umutekano muke mu Rwanda. Ntekereza yuko ikibazo kugitwerera u Rwanda ni ibintu byoroshye, ariko no kwemera abadiveriseri bari mu kurwana nabo, ntekereza ko aricyo kintu ahubwo cyakabaye gikomera, gihabwa n'isumbwe kuri bo no kubishakira ibisubizo. Reka ntekereze ko duhashobora kuva amahoro. Ariko nanone iyo drone, iyo bahagurishije drone zikajya kurasa mu baturage bazaminembwe n'ahandi, tukajya twumva bazaretse ruberwa barira buri munsi, tukumva FCM M23 itanga amatangazo ko niba dahagarika ibyo bintu bazisubizaho bafashe cyangwa bazajya kuhagarika aho bituruka. Bumvaga ari nk'ibintu bari mu kuvuga gusa byo kwishimisha, byo kuvuga ngo Yesu azaza. Ndatekereza yuko akebo kagiwa mugarura. Ngo rero turimo turabona intambara ya drone, ni mwitegure ko nibo bahire bati twawereje drone zacu bamaze iminsi wumva ati ziragenda zirasa Kabila. Niba barabeshyaga, niba byari bikuri simbizi, ubundi mutabaruka Kabila yarapfuye. Kabila we, Kabila ntabwo wabonye se byo bavuze? Ntabwo yapfuye byari. Ntabwo ugeze mu bavuga ati twohereje, yabyo ni nkuko Wiringoma ahora apfa. Ibyo rero birimo ahora yapfuye. Niba bakoresha drone mu kurasa, yes, iyi ni intambara, nabo nibaze barasisha bagerageza guhagarika aho zituruka. Intambara ni intambara. Ibi ntabwo ari nka bya indi ibyo wumva Uburusiya bwiriza ngo turihorera ngo Ukraine yaturashe, nabo nibo barasa period. Yes, ku bintu nabyo ndabirambiwe. Bikize ivi ngibi rwose nta sasa bifite rwose. Turumvikana. Ubwo rero tureka dutegereze, ariko iki gitero cya za drone gishobora kuba cyari gikomeye. Ega intambara ni intambara. Ni intambara mon frère. Uvuga bandashe kandi nawe uri kurasa. Uyirasa abandi bakakurasa wirira. Ngo nta kundi nyine. Gira ahandi untwara aho ngaho tunaveyo. Cyetse niba hari ikindi wongeraho kiriyo. Twakwigarukira kuri uyu musaza kuba yagaruye inyuma amato. Uravuga Big Daddy? Big Daddy ko yari yamanukanye, yari bavuze ngo ni armada ngo y'amato, ni bwo twabyita iki, ni igihiriri cy'amato. Yari bati nohereje igihiriri cy'amato y'intambara. Reka nkubwire, ariho ngo ibikoresho mutabaruka. Naraye kubwiye ntibi bintu, ntekereza yuko rimwe na rimwe hari igihe Big Daddy abantu bazakora iki, bazabona yuko yakangaga. Ubwo cyambere uri adversary bari bagiye guhurira hariya, ntabwo ari mwendere. Icya kabiri, ahantu hari sibyo, ahantu haherereye ugereranyije n'ubushobozi bwe n'inyungu za Big Daddy, ngo ndavuga Amerika muri rusange, ibintu byateza ikibazo gikomeye. Twabonye mu ntambara y'iminsi 12 nubwo yabashegeshe, ariko ntabwo yasenye ubushobozi bwabo, ku buryo uyu munsi wa none ushobora kuvuga ngo ndagenda nk'uko babikoze kwa Saddam Hussein w'itikiriti. Ikindi kiyongereyeho kinakomeye, bafite ubushobozi nabo bwo kuba bwasenya amato y'abanyamerika ari hariya muri ariya mazi. Ntabwo wavuga ngo hari ubwirinzi, niba ubwirinzi butararinze Tel Aviv, ntiburinde Haifa, ntiburinde ingoro ya Mossad, ntiburinde iminara ibiri, ntutekereze yuko hari ubwirinzi bushobora kurinda ariya mato batarayacubiza. Ibyo ubwabyo haramutse habaye nk'iyo skandal, ubwato bwikoreye indege bwa Amerika bukarohama burashwe na Iran, imyigaragambyo yonyine n'igihombo yaba muri Amerika ntabwo yasiga Trump ahagaze. Ukirani uri ukimucyura ngo ibyo mwabonye nabyo muri Afghanistan ariko Afghanistan se ko bahanganaga n'abantu bifitiye udukoni. Ariko nyine yavuga ati uko mwavuye muri Afghanistan byari abantu bifitiye Kalashnikov na bazooka. Iran ntabwo ari Afghanistan. Yes, Iran ntabwo ari Iraq. Iran ntabwo ari Libya, ntabwo ari Venezuela. Ikindi cyongereyemo ni iki rero, ni ukureba ese koko
Iran ifite ubushobozi busenya inyungu za Amerika mu karere. Ese ibihugu bituranye na hariya na Iran byakwirengera byiteguye guha Amerika uburenganzira bukoresha ikirere cyabwo n'ubutaka bwabo mu gutera Iran? Ninde wabyirengerara? Mu bihugu ntekereza bya mbere bishobora kuba byaramaganyura ibintu twumvise Arabia Saudite yavuga ati twebwe rwose ntitwemera yuko Amerika izakoresha ubutaka bwacu n'ikirere cyacu mu gutera Iran. Wibuke bajya gutera Afghanistan, biriya bihugu byose byatanze ikirere, harimo na Pakistan. Bajya gutera Iraq, biriya bihugu byose byatanze ikirere n'ubutaka. Turumvikana uyu munsi wa none ninde uri tayari? Kuko utanze ubutaka bwawe ngo batere Iran, ubwo uri umufatanya bikorwa ko yabuzaho nayo ifite ubujeho yabije kwirwanaho. Yes, ifite uburenganzira busubiza umuriro aho turuka. Kandi barabizi neza ko ubwo bushobozi barabufite. Ikindi cyongereyeho, uyu munsi nibwo bashobora kuba nibwo nabonye ibitangazamakuru bikora ku bintu by'iperereza byinshi bibitangaza, bigaragara ko harimo n'ikibazo ko Amerika ahubwo nyuma y'intambara y'iminsi 12 Iran yakoresheje imbaraga zikomeye mu guhuza no gusaba ubufasha bukomeye ku gihugu cy'Ubushinwa n'Uburusiya mu kurinda ikirere cyabo cyane. Kandi bigaragara yuko bashobora kuba bararebye basanga ikirere cyabo kidadiye ku buryo batagikiniramo nk'uko bakiniye mu kirere cya Venezuela. Basanga habamo akaga gakomeye. Kandi burya Abanyamerika mu kintu cya mbere bashobora kuza bagakora ibyo bakora, ariko iyo bintu bijemo urupfu biba bikomeye. Bashaka niyo mpamvu intambara zabo nyinshi batajya bazitsinda 100%, bazisiga ziri aho ngaho bangije ibyo bangije bakigendera. Akenshi banashaka ya ntambara yo gufrapa vuba bakigendera, kuko barabizi kuko bagiye ku butaka wa mugani hari igihugu cyababwiye nuko cyoroheje, ateko ibintu byo ku butaka ntabwo ari ibintu byabo. Ntabwo ari ibintu byabo, kuko ntabwo byashoboka, kuko gushyira ubuzima bw'abasirikare babo mu kaga. Wabonye ko byagenze mu gihugu cya Vietnam, byarangiye gute? Wabonye uko byagenze muri za 1953 na 2 muri Korea, aho General MacArthur byageze ahantu akavuga atari ko mu burenganzira dukoresha bombe atomike. Nanone baramuhakana ko icyo gihe Union Soviétique yari yamaze kwibona nayo byari kuba intambara, arataha. Birangira Korea bigenze nk'uko byagenze ko intambara nta gihugu na kimwe kitsinze, baragabana igihugu gicikamo kabiri. Nuvuga kugeza uno munsi wa none, ese ibyo mwakwangizayo byo bo bakwangiza bingana iki ku ruhande rwanyu? Hariya ni ahantu Amerika yashoye cyane, ni ahantu ifite abafatanyabikorwa bakadasohoka bayizi ko ifite, haba ibikorwa by'imari, haba ibikorwa bijyanye byose barabifite muri kariya karere. Ikindi tukongeraho umufatanyabikorwa wayo witwa Israel. Uyu munsi wa none rero Iran yagaragaje yuko gahunda yayo yo gucura intwaro cyane cyane amamisire, buriya birashoboka. Hari amasezerano avuga yuko nta gihugu cyemerewe kurasa ubu ngubu bombe atomike ku gihugu kitayitunze. Yes, ubwo ikitunze kirashona cyo kigomba kurasa. Uyu munsi ntabwo Amerika yavuga ko igiye kurasa bombe atomike kuri Iran. Yabiteje ikibazo idashobora no kuba yajustifying uyu munsi, bishobora no kuvamo intambara ya gatatu y'isi nayo ubwayo itatsinda. By the way, ibyo ndashaka tubyemere. Uyu munsi rero Big Daddy agomba kuba n'abajyanama benshi. Sinakwiye ko ari umujenerali wo mu gihugu kimwe wari uherutse kugaragara muri Pentagon, ushinzwe operation. Bigaragara rero ko Big Daddy yageze aho ngaho, kuko nakubwiye ejo ntinumvise Big Daddy arimo kugenda noneho yamvuga ikaka ivuga ngo make a deal or never. Yabivuyeho byoroshye ngo bambwiye, kandi numva ibintu bambwiye bandari ni nka kwa ndavuze ati bari bamaye information zipfuye, umubano urakomeye. Barabyumva neza. Urumva rero ku ruhande rumwe Big Daddy yatekereje neza, kuko kugira ngo habe dega zimuturutseho ziriya celebration za Maduro. Ntabwo Maduro arayatora mon frère. Turabwiye abaturage ati muhumure, nimwikange ibintu by'imiyaga ije mureke itambuka. Ati ibyo bahora babivuga, tumubihorere ibyo. Ese ubu ayatorerwa yararize mu ntambara y'iminsi 12. Yararize cyane bati ibi bintu, kuko mu bintu byambabaje harimo urupfu rw'abari abajenerali,
hazamo urupfu rw'inshuti ze magara no gukomereka kwa perezida muri iyo minsi mike. Ni nayo mpamvu ubona haje ikibazo cy'ubukungu. Bafashe hafi ibyo bari batunze byose, baravuga ati reka turinde ikirere cyacu nawe. Ariko nabo bateje burya dega, ntacyo batakoze rega ni nako kariya kantu bagaragaje niko gahenge ubundi bari kubarasa. Ntuzi ko Trump ari mu bahise bavuga bati muhave ibyo bintu tuvugane, none se tuvugane ariko ati Israel have reka ibyo bintu, ahubwo se yifuzaga gukomeza. Barashaka ko barabonye nk'amakuru aturuka hirya bati nyamara ibihugu biri bwiyunge ko use no kwiyunga ko bari bagifite ubushobozi, none bari basigaranye iturufu ryabo rya nyuma rimeze nko kwiyahura, kuko iyo bigeze hariya ikindi uramira n'ikisa ingoma yawe birimbutse cyane. Yes. Aho kugira ngo rero bazakwasamure nk'uko basamuye Saddam Hussein, wapfa urwana uramutabaruka. Nicyo nakubwiye, aho kugira ngo umwanzi wawe buri igikorwa cyo kumanika amaboko ntabwo ari ubutwari, ni ubugwari. Njye niko mbyemera ko n'ubundi abari bukujyana habi habise hameze nk'urupfu, byose ni kimwe. Akuze kukujyana ku musozi bagukurubanye gusa ni kwanga budapfuye, upfuye kenshi ubu. Yes, kugenda abantu bakwifotorezaho batasama, bakamurika mu matwi barebe niba ari wowe, bakanareba niba nta bindi bintu ufite mu kanwa nk'ibombe yo kwituritsa, cyangwa ukagera ku rwego rujya mu mwobo nk'inyaga, cyangwa aho bagushyizeho bati uzajya uraruziritse. Ntabwo bikunda rero. Ibyo rero kuri sinabona Ayatora bari mu kumujyana nka Maduro, bamuhaye agacupa k'amazi. Ayatora bamufashe ntabwo bamujyana bahita bamwica, ariko se buriya Ayatora kumuta mu mazi, ase buriya Ayatora wamugeraho ukajya kumwica. Bamugeze byagenze bitara, ahubwo se we yabananiwe kwisoreza. Ariko abonye iziriya ngabo z'impinduramatwara ibyo zakoze nazo, guverinoma yabo yafashe ingabo z'ubumwe bw'Uburayi zigira ibyihebe. Bavuga ati mwavuze ko turi ibyihebe, ko namwe muri ibyihebe, muri n'ibiterabwoba, ahubwo muri ingabo z'iterabwoba mwebwe. Babashyize ku rutonde rw'ingabo zigomba kwamaganwa ku isi. Erega narakubwiye nti umuntu ushaka kurya icyarya cyose ni umenya ibirungo agishyiramo. So ngibyo ronguko.